dusobanukirwe igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuriwe Yohani si ibanga, si amayobera, ahubwo ni ukuri kw'ibyabaye kuriho kandi kugiye kwigaragaza bidatinze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Dukomeje rero gusobanukirwa n'igitabo cy'ibyahishuwe, tukaba turi mu mutwe wa 14. Uyu munsi turahera ku murongo wa 6. Havuga rero ku bamarayika batatu batumwe. Muvandimwe mwiza, ubutumwa bw'aba bamarayika batatu tugiye kubwumva bwunganira amakuru ya ntama w'Imana n'abacunguwe, kandi dukomeza no kumva n'andi magambo akurikiyeho asana imitima yacu. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe, yewe ukuganiriza uyu munsi ndi Umumararungu Marie Louise. Nuko mbona undi mumarayika wagurukaga mu kirere hejuru cyane, afite inkuru nziza ihoraho yagombaga gutangariza abatuye isi, abantu bo mu mahanga yose, mu miryango yose, mu ndimi zose no mu bihugu byose. Yavugaga mu ijwi riranguruye ati, nimutinye Imana kandi muyihe ikuzo, kuko igihe cyayo cyo guca urubanza cyageze. Nimusenge umuremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'amasoko y'amazi. Ubwo hakurikiraho undi mumarayika wa kabiri aravuga ati, iraridutse, iraridutse Babiloni, wa murwa w'icyamamare, iyo yuhiye amahanga yose divayi y'ubuhabara bukomeye bwayo. Hanyuma undi mumarayika wa gatatu arabakurikira, maze avuga mu ijwi riranguruye ati, niba hagize usenga igikoko n'ishusho yacyo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo ku gahanga cyangwa ku kiganza, uwo nawe azanywa kuri divayi y'uburakari bw'Imana yasutswe idafunguye mu nkongoro y'ubukana bwayo, maze azababarizwe mu muriro n'amahindure imbere y'abamarayika batagatifu n'imbere ya ntama. Umwotsi w'umuriro bazababarizwamo uzahora ucumbeka uko ibihe bizahora bisimburana iteka, ntibazagira ikiruhuko ku manywa na nijoro. Abasenga igikoko n'ishusho yacyo n'umuntu wese uzashyirwaho ikimenyetso cy'izina ryacyo. Igihe kirageze cyo kugaragaza ubwiyumanganye bw'abatagatifujwe bakomeye ku mategeko y'Imana no ku kwemera muri Yezu. Nuko numva ijwi riturutse mu ijuru rirambwira riti, andika, hahirwa guhera ubu abapfiriye muri Nyagasani. Ni koko uwo ari wo w'Imana ubivuga. Nibaruhuke imibabaro yabo, kuko ibikorwa byabo bibaherekeza. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana.
Muvandimwe mwiza, mugenzi ugana mu ijuru, rero tugiye kugera ku magambo ahumuriza imitima yacu yitwa inkuru nziza. Iyi nkuru nziza rero marayika azanye ni inkuru yo kuduhumuriza, kuko twamaze kubona cya gikoko uko cyicaga ngo abatagatifujwe kandi kigahabwa n'ububasha bwo kubatsinda. Ubwo ni ukuvuga rero ngo cyanagushije abantu benshi, ko cyahananturaga inyenyeri, ngo 1/3 cy'inyenyeri kizihananurira ku isi. Ni ukuvuga iki rero? Icyo gihe abantu bari batangiye kubona ko ibintu byakomeye, ndetse bakabona yuko Sekibi yahawe icyicaro, bakanabona ko ikibi gifite imbaraga. Kandi koko ibyo ngibyo uyu munsi turabibona, tukabona ikibi gitsinda, ikibi gifite imbaraga, ndetse kugeza naho abantu b'Imana batangira kwibaza ngo ese Mana, ubu ngubu bizahereza hehe? Ese ko tubona ikibi ari cyo gitsinda, ababise bazigera bahanwa? Ko hari n'igihe tugera tukumva ababi batazahanwa, ahubwo tukabona bari mu isi iryoshye, ndetse rimwe na rimwe bikagusha n'abandi bagashaka kubakurikiza, kubera ko baba babona ibibi bakora bibahira. Nyamara ariko twongere twibuke ko ibi ngibi ari iby'igihe gito. Haleluya! Ni igihe kizarangira rwose, hanyuma tugatangira igihe natwe tuzabaho iteka, igihe kitazashira. Icyo gihe tuzabaho iteka rero kitazashira turagitegereje uyu munsi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twihanganiye iyi mibabaro kubera ko tuzi ko hari ikuzo ridutegereje. Haleluya! Pawulo n'umwe yabyandikiye Abanyaroma babwira ati ikuzo ridutegereje, ati mbona ibi mibabaro turimo uyu munsi idakwiye kugereranywa n'ikuzo ridutegereje, idakwiye no kutubuza gutegereza ikuzo rizatugaragarizwamo twebwe abana b'Imana. Muvandimwe mwiza, rero iri kuzo tuzaribona twamaze gukubitika. Ntabwo rizaza ngo ryikubita imbere yacu, oya, tuzarikura mu mibabaro ikomeye, mu mibabaro ikaze cyane. Haleluya! Ni nacyo Nyagasani Yezu akomeza kutubwira mu ivanjiri ati inzira igana mu ijuru irafunganye. Hahirwa rero abazihanganira kuyigendamo uko ifunganye, bakakira iyo mibabaro, bakakira ibyo bibazo, bakakira ibyo bitotezo, ariko bazigamiye ubukungu mu ijuru. Ubwo rero muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, aya makuru muri aka kanya aratureba twese. Aravuga rero ko niba twihanganye tuzasoroma imbuto zeze ku giti cyo mu ijuru. Hanyuma umumarayika rero araje aravuga ngo, yavugaga mu ijwi riranguruye ati nimutinye Imana kandi muyihe ikuzo, kuko igihe cyayo cyo guca urubanza cyageze. Igihe cyo guca urubanza cy'Imana rero kizaza. Nubwo turi mu mibabaro ikomeye, turi mu bibazo bikomeye, turababaye, turananiwe, turuhijwe n'ibyo tubona, turuhijwe n'ibyo twumva, turuhijwe n'ibyo abaturanyi, inshuti, abavandimwe, abo tubana, abanyamahanga iruhande rwacu, ibyo bavuga biraturuje. Ariko igihe cyo guca urubanza kizagera, kandi Imana niza guca urubanza ntabwo izaca urubanza rubera. Ni ukuvuga ngo uwo ari we wese wabaye ikigusha ku wundi, uwo ari we wese wabaye umutwaro, uwo ari we wese wabaye uremereye ku wundi, uwo nguwo azabiryozwa. Nimusenge rero. Haleluya! Nimutinye Imana kandi muyihe ikuzo. Haleluya! Icyo nicyo gikomeye. Nimusenge umuremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'amasoko y'amazi. Ubwo rero hakurikiraho undi mumarayika wa kabiri aravuga ati iraridutse, iraridutse, iraridutse Babiloni, wa murwa w'icyamamare, iyo yuhiye amahanga yose divayi y'ubuhabara bukomeye bwayo. Iyi rero Babiloni ni wa murwa w'icyamamare. Umurwa w'icyamamare tuzawubona rwose mu buryo burambuye, ariko iyi Babiloni kubera ko ivuzwe hano, reka tuyivugeho. Hari ubwo bwamamare twagiye tubona nyine muri iki kibi kigenda hihererekanywa, hahandi nyine twabonye cya gikoko n'abasenga ishusho yacyo bari banezerewe bameze neza. Ibyo rero bikatubwira ngo hari igihe kizagera ibi bintu biriduke, hari igihe kizagera ibintu bishireho, hari igihe kizagera ibintu bibe bitakifite agaciro. Haleluya! Uyu munsi abari mu kibi baranezerewe, baratubyinaho, ugasanga biranaboroheye.
abantu baravuga bati nimusenge igikoko n'ishusho yacyo, ni ukuvuga ngo nimujye muri uko guhuza ibitsina, abahuje igitsina bahuza ibitsina bakundane, sinzi uko ndi bubyite, homosexualité. Ugasanga nyine isi yabyikirije, ibintu bimeze neza rwose, abantu barabyishimiye, ndetse n'abatabirimo ugasanga barimo kubyinginga kugira ngo barebe ko bagendana n'igihe kigezweho. Ariko ndagira ngo nkubwire muvandimwe, uko washaka kugendana n'igihe kigezweho, uko wabigenza kose ntabwo Imana izabyemera. Haleluya, ntabwo Imana izabyemera. Rero niyo mpamvu nari mbabwiye bavandimwe, ni buri wese nasenga Imana kandi yihanganira ibigeragezo, wihanganira imibabaro, usenga Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'ibiyiriho byose, kuko ibi byose Imana yarabiduhaye. Iravuga iti rero bana banjye, nimubirye, nimubinywe, nimubyishimire, kuko yarabiremye ibona byose ari byiza. Ariko igihe cyarageze, bya bintu bitangira kuyobora mwene muntu. Mwene muntu ayoborwa n'ibintu, mwene muntu atangira kugendana n'ibigezweho, mwene muntu atangira kuraruka, araruwe n'ibintu, kandi yari yahawe uburenganzira bwo kubitegeka. Haleluya. None rero igihe kigiye kugera aho marayika w'Imana azanye ubutumwa, avuga ati nimusenge Imana y'ukuri. Haleluya, umuremyi w'ibiriho byose. Nuvuga ngo ibyo byose muri kubona ari ibyo bibagusha, ari ibyo ngibyo mutekereza, byose byaremwe n'Imana. Ngiye mbona ko aho kwiringira mwene muntu wakwiringira Imana. Hari akantu nasomye ahantu kavuga ngo igihe kirakubwira ngo reka byose undangamire. Amafaranga akakubwira ati reka byose ibagirwe, byose undangamire. Ibyo dukora byose burya biratubwira ngo ibagirwa bya bindi byose unyirukeho. Ariko ijambo ry'Imana ryo rikavuga ngo reka byose, Imana ikakubwira ngo ngwino kwa njyewe nguhe byose ukeneye. Ngiye rero nkabona yuko niba ushaka amafaranga, niba ushaka ubukungu, niba ushaka amahoro, niba ushaka ibyishimo, niba ushaka icyo ushaka cyose, mbese dufite liste ndende y'ibyo dushaka, ndende koko. Ubu Imana ivuze ngo mwana wanjye mpagaze imbere yawe nsaba iminota 5, yewe waba ntabwo iminota 5 yashira utaranatangira kubera ukuntu waba urimo kuvuga mbese ndasaba iki se koko Mana yanjye we, ubuse koko ayiwe nibyo ngibyo wasaba. Kubera iki? Ibyo ukeneye ni byinshi, liste ni ndende. Hari umukino nigeze kubona, niba ari umukino, niba ari tombora, ariko ni ukuvuga ngo ari tombora ukina, noneho watombora bakakwemera kujya muri supermarket umunota umwe, ugafata ibyo ufashe byose ubitwara ku buntu. Noneho umuntu ukinnye uwo mukino rero iyo atomboye, ni ukuvuga ngo bamushyira muri supermarket bamupfutse mu maso, barangiza bagafungura bakakubwira ngo umunota umwe gusa. Ubwo rero bakamuhana n'igare ryo guhahiraho, ariko umunota umwe. Umuntu aba yazengurutse ugasanga afashe amabiswi, amashokora, ibiki byose, ariko umunota umwe ni igihe gitoya kuzenguruka supermarket ingana, sinzi uko nabivuga, nini nyine. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo liste y'ibikenewe bari ndende, ariko agahe ko gusaba wenda gashaka kutubana gato, kuko ibyo dusaba ari byinshi. None rero ya liste yose Imana irakubwiye iti nta gihe nguhaye cyo kuvuga ngo umunota umwe, ibiri. Oya mwana wanjye, ngwino kwa njyewe nsaba icyo ushaka cyose, niteguye kukiguha. Ubwo rero ahazaza nturi bwongere kuharangamira, abagore nitwongera kurangamira abagabo cyangwa abana cyangwa abaturanyi, bya bindi byose bitugoye. Abagabo ni muri bwongere kurangamira bya bindi byose. Mbese ibintu byose biragenda mu nzira yabyo, buri kintu kiri mu mwanya wacyo. Muvandimwe mwiza rero, ibi ngibi ndi kukubwira biraza kugera hahandi ho mu buzima bwacu busanzwe, hahandi tujya tubona ukuntu isi itwirukansa, ariko kandi Yezu yarayitsinze. Yesu yaravuze ati umutware w'isi aranyigabije, ariko nta bubasha mfiteho. Ubwo rero niba nta bubasha mufiteho kandi tukaba turi kuri Yezu watsinze, ni ukuvuga ngo natwe nta bubasha adufiteho. Haleluya. Nta bubasha dufiteho. Yego aradukaraga, ariko aradukaraga ntago azatwica. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mutinye, haleluya, ushobora kwica ubuzima
roho n'umubiri icyarimwe, naho umubiri wo ugenewe kuzabora, uzabora. Haleluya! Uyu mubiri uzabora, uwusiga, uwambika, uwunezeza, uyu mubiri uzabora. Njya ndeba abantu, hari ukuntu njya ndeba abantu nkareba nkavuga nti ariko Nyagasani, jijura abantu ariko amereye cyane cyane ku bagore. Hari ukuntu nyine njya nk'ahantu nkirebera, bijya bibaho Yesu Kristo akambwira ati ngwino mwishaze hariya wirebere. Abagore twiyitaho pe, ariko si bibi, turi nk'indabyo burya zitatse isi, ni byiza nabyo, ariko turitaka tukarenza igipimo, ugasanga umukene iruhande rwawe ari gupfa, ugasanga wa muntu umunyeshuri yabuze minerivare, ariko uwo mutaziranye we nyine ubwo nta kureba, ugasanga nyine ibibazo byakubanye, ibibazo ugusabye uhita umubwira ibibazo biruta ibyo afite, ariko mu by'ukuri muvandimwe mwiza umubwira mbese ibyawe biruta ibyo afite, nicyo nashatse kuvuga. Ariko mu by'ukuri muvandimwe mwiza wakwisuzuma mu mutima ukavuga uti mfite amafaranga nubwo ntashaka kuyakoraho, ahubwo wagera ku mavuta meza, bati aya mavuta noneho atuma umuntu rwose agarura ubuto. Ariho rero, asigaye ariho rwose, umuntu yisiga mbese iminkanyari ikagenda. Aya mavuta agarura ubuto mbese ugasa neza. Aya mavuta aragurwa, nawe yabagura miliyoni uremera ukayiguza, ariko umukene ukeneye ibihumbi 10 kugira ngo abashe kurara ariye ukabibura, kubera yuko wowe wumva ntacyo bikubwiye. Nyamara rero reka nkubwire muvandimwe, ubara utyo urabara nabi, kuko mu gihe kigiye kuza ya mafaranga, cya kintu wahaye umukene nicyo kizagaruka kuko tabara. Ni nacyo iri jambo ry'Imana rivuga ahagana hahera uyu munsi ngo hahirwa guhera ubu abapfiriye muri Nyagasani. Ni koko uwa ari roho w'Imana ubivuga, nibaruhuke imibabaro yabo kuko ibikorwa byabo bibaherekeza. Haleluya! Ibikorwa byacu rero bizaduherekeza muvandimwe. Ntabwo Yesu akubuza kurimba, nta kubuza kwisiga amavuta meza, nta kubuza mbese, ariko ibyo ukora byose, haleluya, wibuke yuko uri gusiga umubiri uzabora, wibuke yuko ibingibi turi gukorera hano mu isi ari byo bizaduherekeza. Nuherekezwa n'umubiri rero uzaherekezwa n'igitaka, kandi igitaka ntikizinjira mu ijuru. Uya winjije igitaka waba ugiye kwanduza mu ijuru, kandi ntihajya handura. Ni ukuvuga ngo tuzinjizayo roho, ariko nazo zifite ibikorwa. Nuko rero muvandimwe, ndakuburiye uyu munsi kandi ndagukebuye kugira ngo bya bindi wari uhambiriyeho ugende ubyihamburaho. Ukuntu rero umuntu atsinda isi, njyewe ntabwo wenda ndabishobora kuko ndacyari mu isi, ariko ibanga ryabyo nararibonye. Ni ukwiyibagiza ibyawe bikuryoheye ukabyirengagiza, ndetse nujya no kurya ikintu kiryohereye muvandimwe, ujye ubanza wikange, uvuga uti Mana, ko ngiye kurya ibiryoshye, aho ndabyemerewe. Buryo wa Kristo ugomba kujya uhora wibaza utyo, ese aho ndabyemerewe? Ibi ni ibintu bikomeye muvandimwe, ugomba guhora wibaza, ese aho urabyemerewe? Ku ijambo ry'Imana riratubwira ngo byose ni ibyacu, ariko byose ntitubyemerewe, kubera ko hari ibishobora kudushyira kure y'Imana. Ibyo Pawulo mutagatifu avuga, tugomba kugira ibyo twigomwa kugira ngo Imana ihabwe ikuzo n'icyubahiro. Muvandimwe mwiza rero, turakomeza kuganira ko undi mumarayika wa gatatu arabakurikira, maze avuga mu ijwi riranguruye ati, niba hagize usenga igikoko n'ishusho yacyo, agashyirwaho ikimenyetso cyacyo ku gahanga cyangwa ku kiganza, uwo nawe azanywa kuri divayi y'uburakari bw'Imana yasutswe idafunguye mu nkongoro y'uburakari bwayo, maze ababarizwe mu muriro n'amahindure imbere y'abamarayika batagatifu n'imbere ya ntama. Babandi rero basenga igikoko, uyu munsi igikoko twarabivuze, uyu munsi ntabwo turi bubisubiremo, ariko uyu munsi muhawe igihe cyo kugira ngo mureke ibyo mwari murimo. Haleluya! Ni igihe cyo kwihana. Aya magambo niyo Bikira Mariya yatubwiye ikibeho, ni nayo nanjye nashyize mu ndirimbo nababwiye ni Yezu arambwira ati, mwana wanjye, habwirwa benshi hakumva bake, genda wibutse bose ko ngiye kugaruka bidatinze, bisubireho bahinduke basenge, kuko ingoma
ingoma y'ijuru yegereje. Yesu warakoze, Yesu warakoze, Yesu warakoze. Muvandimwe mwiza, iki ni igihe cyo kwisubiraho, iki ni igihe cyo guhinduka, iki ni igihe cyo gusenga. Dore marayika aravuze ati, nimusenge umuremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'amasoko y'amazi, uwo niwe mukwiriye gusenga. Iki ni igihe cyo gusenga rero. Twisubireho, duhinduke, dusenge, kuko ingoma y'ijuru yegereje. Ayo ni amagambo Yohani Batista yatangiriyeho yigisha. Yohani Batista amaze gupfa, Yezu Kristo atangiye ubutumwa, ayo niyo magambo yahereyeho. Intumwa zimaze kuzura Roho Mutagatifu, ayo niyo magambo zahereyeho zibwira abantu. Ayo niyo magambo nanjye Nyagasani Yezu yantumye kukubwira, ndayavuga kenshi. Bavandimwe, uyu munsi mba ndi kwigisha nkavuga aya magambo narayavuze, nkumva yose narayarangije. None rero ngewe ntabwo nshaka ko nzagera igihe muzavuga mutari kuri ya mugore nta yandi magambo agira yo kwigisha, avuga ibintu bimwe. Nanjye rero igihe cyanjye kigiye kugera nicecekere, ariko nzaba navuze icyo ngomba kuvuga. Kayo nguko rero, ntabwo ibintu byose bizabaho nta herezo, ibi bizabigira iherezo. Ubwo rero iki ni igihe kigeze cyo kugira ngo abantu bahinduke. Cya mbere no gusenga, noneho ngo niba hagize usenga igikoko n'ishusho yacyo agashyirwaho ikimenyetso cyacyo ku gahanga, biramurangiranye. Ubwo ni uguhinduka rero. Va ku gikoko muvandimwe, reka gusenga igikoko, reka gusenga ishusho yacyo, reka gusenga ibigirwamana, reka kwimika ibidafite shinge, reka kureba ibidafite umumaro. Haleluya! Reba ahakwiriye, reba ku Mana. Imana irakubwira ngo ndangamira, ndaguha icyo ukeneye cyose. Nawe isi ikakubwira ngo ndangamira, wibagirwe byose, hanyuma uruhe. Nuruhe nyine. Amafaranga uzayabona utarushye. Ejo akazoza ku bugari w'Abarundi, akazoza keza uzakageraho se utarushye. Nukuri ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ariko Yezu akakubwira ati, ngwino mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Haleluya. Muvandimwe, kuko isi uko ikubwira ntiyumva ko bitandukanye nuko Yezu akubwira, kandi mu by'ukuri wumvise uworoheje ntiwasanga ari Yezu. Ariko ntitujya kwa Yezu, ahubwo tujya ku isi ikaturushya ikatubyinisha, ikatwanduza, ikaturemamo inguma, ariko tukayigumaho. Ariko ni ukubera iki dukunda isi. Kandi rero ngiye naje gusanga abantu bakunda isi cyane ari abantu bitwa ko ari abanyabwenge. Iba abandi bize bakaminuza, mbese abantu twita ibihangange byo kwisaba niba bakunda isi cyane, ariko ni mu gihe bayifitemo byinshi. Ari ndeba abantu, wenda abantu batize amashuri menshi nkatwe nyine abantu baciriritse, nkavuga nayo kubundi isi tuyihambiramo. Iyi si ifite beneyo. Ujya kureba ugasanga tuyibayeho abakene. Wenda ugasanga nta nzugira, nta mwenda udasanzwe, nta ugasanga ariko yihambiriyeho we. Noneho ugasanga hari undi muntu ufite ama etaje, ufite amafaranga. Ari abantu bagira amafaranga batabasha no kubara. Hari umuntu twahoze tugana ariko mbwira atabara bo bagira amafaranga udashobora kubara, mbese babaho muri rikse. Ubwo buzima bukabaryohera. Ibyo ni byiza rero, ntabwo mvuga ngo barakabibura. Oya, nibabibone rwose babiryohemo kandi babinezerwemo. Icyo navugaga nuko usanga nk'abatwebwe tutagira icyo dufite, natwe twihambiriye ku isi kandi ntacyo tuyifiteho ra. Ariko nkavuga nayo ubundi mwaretse tukihambura kuri dukeya duhambiriye ku isi, kuko ni dukeya, tukareka abakungu bakihambira ku isi, kuko twaje gusanga ko kwinjira mu bwami bw'ijuru ku mukungu Mana ngo biraruhije pe. Yezu Kristo yaravuze ngo byoroheye ingamiya kwinjira mu mwenge w'urushinge. Ni ibintu bikomeye rero umwenge w'urushinge, ariko sinzi niba abantu bajya bawutekereza. Ingamiya se uzi uko ingana iruta inka? Reba umwenge w'urushinge. Abantu benshi cyane bageze ku myaka, guhera muganga arambwiye ngo guhera ku myaka 40 buryo ushatse watangira kwivuza amaso, kuko byanze bikunze imitsi y'amaso bayatangiye kugira intege nkeya. Ugasanga rero abantu ku myaka 40 umwenge w'urushinge ntibanawubona.
ariko reka umwenge w'urushinge reka twenda tuvuge tuti ni munini rwose, nako ni mutoya cyane, wenda benshi ntibanawubona. Reba aya magiriyaje, urabona ko hari ukuntu basigaye bubaka ugasanga nyine hagati y'icyuma cyangwa se igiti n'ikindi harimo akwengega ukanya gatoya. Aho ngaho ugasanga n'umuntu atahaca, cyakora abana bo barahaca, abana batoya usanga bari guca mu magiriyaje. Ariko rero muvandimwe, nabwo biterwa nuko ayo magiriyaje ariko ameze. Ariko rero icyo nashakaga kuvuga, reba none wa mwenge w'urushinge umuntu atabonesha amaso, abantu barwaye amaso nyine bo rwose umwenge w'urushinge baba bazi kubaho ariko badashobora kuwubona. Reba rero uwo mwenge w'urushinge ufata ingamiya iruta inka ushyire muri wa mwenge w'urushinge. Ibyo bintu numva bishoboka ngo byoroheye rero ingamiya kwinjira mu mwenge w'urushinge kurusha uko mukungu bizamworohera kwinjira mu bwami bw'ijuru. Ni ukuvuga ngo ku mukungu biragoye cyane. None rero muvandimwe, ubukungu bw'isi ntabwo ufite. Nyagasani Yezu aragira ngo nkubwire ngo uyu munsi ihambure no kuri utwo duke warusigaranye, n'utwo twakubohaga umushiha umunabi. Hari umuntu arimo kumbwira ati rega biragoye ku mukene kwinjira mu bwami bw'ijuru. Umukene ahora ahangayitse, ari kwibaza ati ndagirane. Abakene burya barahangayika cyane, ugasanga kugira ngo uzagera ahantu uragomba gusaba itike, yaho utabonye agatike uragenda n'amaguru, uzagera ahantu wahindanye, agaparufe ntako ufite ko kwitera, utuvuta two kwisiga gutwara intatwo, iyo nkweto yari imaze gusaza n'uyigendeje n'amaguru none iracika burundu. Ariko ugasanga hejuru y'ibyo ngibyo umukene, njya mbibona ahantu ntuye, hari ahantu ncaho abantu nyine baba bicayeho bita ku gasima ngo bategereje ibiraka, abantu mbese batwaza abantu imizigo. Usanga niba abantu ujya kubona ugasanga mu masaha 10 za nimugoroba basinze babaye ibyatsi, ageze kuba yambaye nabi, ageze kuba asa nabi, ageze kuba ntaho afite aba, ariko noneho hejuru y'ibyo byose ni nawe umwe izo nzoga zikamwica. Hari nkavuga ariko nta nakaga nko kuba umukene ukabura n'ubwenge. Muvandimwe mwiza, wiba umukene ngo nabura ubwenge. Reka ubukene bwacu dufite tubuherereze kuri Yesu, kugira ngo haleluya Yohani Batista ibyo avuga bitkuzurizwemo ngo ufite amakanzu 2 haleluya naheho imwe umuvandimwe utayifite. Umukene rero iruhande rwacu ntabwo tugomba hanini no kumurebera ku cyo ntacyo afite, ahubwo no kureba uwo mutima wihambiriye ku by'isi kabone naho waba utabifite. Usanga abantu benshi, abo bantu bitwa ngo bari kugasima, ikintu gitwa kiliziya ntibamenya aho kiba. Ikintu y'abandi basiganwa bajya gusenga, busanga ari abantu iminsi yabo 2 imwe buri gihe bicaye aho ngaho. Ugasanga rero mu by'ukuri nubwo ari abakene babuze isi, ariko n'ijuru ntaryo bazabona, keretse Imana ku mpuhwe zayo nikora ibitangaza. Ariko Imana y'intabera nigendera mu butabera bari abantu bitwa abakene babuze hepfo na ruguru mu isi, yewe sinzi ko ijuru bazaribona. Nta gusenga ntaki, kandi mu kiliziya ntibajya basohora abantu ngo bambaye nabi. Ariko ugasanga byibuze n'utwo twenda dushaje ntabwo adufashe ngo kandi ariko abo bantu ngewe abo nabonye abenshi baba ari abantu baturuka hirya no hino mu byaro baje gushaka imibereho i Kigali. Iyo atashye rero, kuko hari abo ngewe bagiye bankorera, nkababwira nise mwagiye musenga, ugasanga wapi gusenga ntago biri muri gahunda. Ariko yavuze ati ndatashye ngiye gusura iwacu, abafite utwenda yabitse, abafite udukweta zambara, mbese yagera mu cyaro bati umuntu ni uriho ahubwo. Mu gihe twebwe wenda i Kigali tumubona nk'umuntu wenda udafite uko ameze, ariko iyo agiye mu cyaro usanga nyine bamwubaha, bamukomera amashyi, bavuga bati ahubwo ni wowe uriho. Bivuga iki rero? Ba bantu ntabwo kudashaka gusenga si ubukene, ahubwo ni ukutabishaka kubera imyumvire ntazi uko nayisobanura. None marayika w'Imana aravuga rero ati niba usenga igikoko n'ishusho yacyo, ubwo nawe urapfuye icyo waba utunze. Niyo mpamvu ngende kubagira inama bavandimwe, mureke twihambire ku by'isi kugira ngo twihambire ku by'ijuru. Uwo muriro rero bazajyamo, umwotsi w'uwo muriro bazababarizwamo uzahora ucumbiye, kuko ibihe bizahora bisimburana iteka. Ntibazagira ikiruhuko ku manywa na nijoro, abasenga igikoko n'ishusho yacyo, n'umuntu wese uzashyirwaho ikimenyetso cy'izina ryacyo. Abazashyirwaho rero ikimenyetso cy'izina ryacyo ni abatarigeze bashaka kumvira Imana. Ni abo ngabo bitwa ngo ni abakene ariko badashaka gusenga, isengesho atazi icyo ari cyo.
abaho mbese mu buzima butagira icyerekezo. Uwo nguwo rero ntabwo Imana izamubabarira ngo nuko yabaye mu bukene, kuko hariho abakene bubaha Imana. Abo ni ba bantu rero, ba bantu 12,000 byo mu muryango wa Isiraheli byashyizweho ikimenyetso mu muryango umwe umwe. Kubera iki ibyo 12,000 babayeho mu bukene ariko bihanganira ubukene, babayeho se mu bukire ariko bwa bukene ntibwababera impamvu yo gutuka Imana. Ngaba bazacira imanza isi. Haleluya. Iyo miryango 12 ya Isiraheli zacira imanza, imiryango 12 ya Isiraheli, abakiranutse muri iyo miryango ngo tuzicara ku ntebe, niko Yesu yatubwiye, ngo tuzicara ku ntebe z'ubwami maze ducire imiryango 12 ya Isiraheli imanza. Ni ukuvuga ya miryango ntiyigeze yubaha Imana, kandi twebwe twubashye Imana mu mibabaro. Haleluya. Tuzabacira imanza rero tubereka uko bagombaga kwitwara, ariko kugira ngo tubacire imanza turagomba natwe kuba dufite uko duhagaze. Muvandimwe wanjye nkunda rero, kugira ngo ugire uko uhagarara, uyu munsi nicyo cyanzinduye ngo nkubwire ngo gira uko uhagarara kugira ngo uzacire imanza abavandimwe bawe batitwaye neza. Urashonje ndabizi, urababaye ndabizi, ariko hejuru y'ibyo byose wubaha Imana, nukuri Imana izakubahisha. Hahirwa interahirwe uko ari 8, interahirwe uko ari 8 zose zizakuzurizwaho. Ni ukuvuga rero ngo aya magambo icyo asobanuye, hariho ibibabaza, hariho n'ibinezeza, ariko byose ikintu cyose gifite igihe cyacyo. Kandi twongere twibuke ko Yohana yahawe aya magambo igihe abakristo bari bagowe, igihe abakristo bari kubabazwa. Yohana yerekwa uko bari kubabazwa, ariko yerekwa nuko bazatabarwa. Haleluya. Gutabarwa rero kuragutegereje muvandimwe, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Igihe kirageze cyo kugaragaza ubwiyumanganye bw'abatagatifujwe bakomeye ku mategeko y'Imana no kukwemera muri Yesu. Haleluya. Iki ni igihe rero cyo kugaragaza ubwiyumanganye. Ubwiyumanganye twarabuvuzeho, ni ubwihangane, ni ukwemera kwitsinda, ni ukwemera imibabaro, ariko uvuga uti mfite imbere hanjye. Haleluya. Ndarebera kuri Kristo waje kwima ingoma y'urukundo, ubutabera n'amahoro, kandi nubwo ari umwami akaba ataragundiriye. Haleluya. Kureshya na se, ahubwo akemera kuza mu mibabaro. Haleluya. Nk'uko yaduciriye umugani w'abanyamizabibu b'abahotozi, akemera kuza ajya akabaye yigumira mu ijuru ariko akamanuka. Haleluya. Iki ni igihe rero cyo kugaragaza ubwiyumanganye, tukarebera kuri Kristo wababaye, tukareba uburyo yababaye, natwe tukiyumanganya, tukigumanya, tukamuguma. Haleluya. Iki ni igihe abatagatifujwe ni batwebwe. Iki ni igihe cyo kuvuga ngo twebwe abatagatifurijwe amaraso ya ntama nimureke tumukomereho. Uko tuzamukomeraho rero bizaduha guhabwa cya kimenyetso ku gahanga. Nuko rero ijwi riturutse mu ijuru rirambwira riti, andika, hahirwa guhera ubu abapfiriye muri Nyagasani. Haleluya. Ni koko uwo ari Roho w'Imana ubivuga, nibaruhuka imibabaro yabo kuko ibikorwa byabo bibaherekeza. Ni ukuvuga rero ngo nidupfira mu Mana, gupfira muri Nyagasani ni gute? Ni ukwihangana. Haleluya. Ubundi no mu buzima bwacu busanzwe bavuga bati nemeye mpfira muri Nyagasani, ni ukuvuga ngo nemeye ndihangana. Ariko noneho no mu gisobanuro cy'aya magambo, gupfira muri Nyagasani ni ugupfira mu bwizige, mu gupfira mu bwiyumanganye, ni ugupfira mu byiza ukazataha ijuru. Ibiruho rero wagize, ibyaha bindi byose byakubabaje bizaguherekeza. Humura, gira amahoro ya Kristo rero muvandimwe, uzigamiwe byiza imbere yawe, kandi humura. Ibi mvuga ntabwo ari ubufana, ntabwo ari uburyo bwo kuryoshya inkuru, si uburyo bwo kukubwira ngo erega ngo nushaka witwara uko ushaka. Oya, ahubwo ni ukukubwira ngo ihangane, igihe gitoya kiri imbere yawe, kuko ntama w'Imana agiye kuza kukwambika umwambaro ugukwiriye. Gira amahoro ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusobanukirwe igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuriwe Yohani si ibanga, si amayobera, ahubwo ni ukuri kw'ibyabaye, kuriho kandi kugiye kwigaragaza bidatsinze.